ubu nshobora kubivuga uretse gato murangiriza ubu nshobora kubivuga ariko ibyo mvuze ko nabivuze urambeshe ntabwo nigeze mvuga ko Natasha yandiriyeho reka nze mubwira akantu kamwe rero cyane iyo naba ngiye kwiyahura ntabwo nakurura hito online kuko Imana uzi se ngewe cyane umwana byababaje hiti nyishakira iwanjye ntabwo nshakira ku bandi bantu kandi nawe urabizi tunakura ibintu twarabiganira nyine urabizi serious serious ngiye turi inshuti ariko oya ngenda byemera ko turi inshuti ariko ndashaka ko nzanira kuri kintu uvuga unzanire proof unyoreze muri dem tobe hano unyoreze muri dem mbwira ati Dumba mu kiganiro wavuze kuza abantu barimo barumva mu kiganiro twavuze twakonye kwa Sabe akanga kasemo na handimo ndavuga ukanyohereza okay ndaza kuza kubishaka mbikohereza uzi ikindi kintu kandi kaza mubwiza kuri online kaza mubwire Dumba Natasha rero bikamubwira ikintu oya buretse mande mvuga ariko sekunde mwiza oya Dumba mwamwe kangane inshuro zinga aba ntabwo gihari nyirebesha ngo ise uruga kangiye nkurabura mwana nge nawe twarahuye sibyo Dumba mubaze ikibazo ujya kuzamuka hari umuntu ugeze upfukamira harubaho oya nawe nanjye rero nuko byagenze rero ngewe nta muntu apfukamira ngo ngere hiti rwose sibyo ngenda akora ibikorwa bikavuga rero kuvuga ngo ngewe ngo Dumba ngo naragiye ngo naramutigise ngo nageze gute Dumba ntabwo nagutigise bwira n'abanyarwanda ko nigeze ngutigita kabisa mubwiza ukuri yarango nagutigise ngewe twatinyukanye mu bindi bintu urumva bisanzwe nuko bari yose ku kiganiro n'igirangije ugitangiye oya Natasha ndiye amajaka kuvugisha ukuri yavugisha ukuri ariko umva abanyarwanda reka mbabwire abanyarwanda bari hano basi mbabwire abanyarwanda magana arindwi ngewe na Natasha twari inshuti nyazo nshaka kukubwira ko mu nshuti nkenye z'abakobwa nagiraga i Kigali Natasha yari arimo kandi twamenyanye na kera Natasha wibuka ko twamenyanye kera mani sinuriye indege Natasha nsanga aranyihindutse umeze nka tonalite nawe niwe nuriye indege cyane ibintu ni ukuri kw'Imana muzi umuntu kurira indege ukagenda ukamusanga ku kiganiro kwa Irene arimo aravuga ngo Dumba aramenyera ngo Dumba ngo yaramenyereye buriya muniga ngo twarimo turatwika ngo njya kubona ngo aramenyere tuvuge none se Natasha mani twaye noneho aho ubona ko Natasha yabaye seri njye kubona nkoze uniform ese navuga ati Natasha namutwaye iki noneho ndategereza ndavuga ati reka ndebe Natasha buriya ashobora kuzagaruka njya kubona nanone ugarutse uri murantwika samani yo nanjye ari yo nanjye nge ntago nyata ku muntu urabizi nawe none se nonyatatse kabiri mwihorera nese unawe sinawe nikuwasha gasumva reka nkwereke first of all urabizi ko nari mfite imodoka wayihakanye ko nukunyataka kakamodoka k'umutuku kakarina Uribiki borji gute ushobora kumusebya mani erega warasebeje tega ndakazi none se kubera icyo usebye ntabwo nagusebye ariko Mwana Natasha mwumva Natasha urabizi ko we nibi ibyanjye nawe byararangiye ibyo twakoye twarabikoze twarabirangije imbere hari utundi twana dutoya tuje ngomba kurya kubera icyo unyikira inzira ahubwo ariko wari kibitinda narakubabaje na break nzapu nawe utabishaka byagenze gute ngiye mbwira story ngiye ku breaking up nari man ngiye ku breaking up erega ngo urabureka ngutere story iyo umuntu mwatandukanye ari uwo mukatiye ubundi uwo muntu arababara nyine kuko kwamukatiye nta nubwo anamuvinga aho ntibyoroheje kuko uwo muntu ukigukunda nyine nese uburiye ngira ahantu uri
uri reka nkubwire ahantu ndi Natasha ntago wigeze umpamagara umbwire ngo nagukatiye ngo dumare tukiri kumwe nanjye ntabwo wigeze nkubwira ati Natasha ndakwanze ugira nimero yanjye nari nyifite ariko naje kubona ko ugiye kurwa ku ruhande rw'abana Dumba ngaho restaurant y'Abanyarwanda ubwira ukuntu wandiye rero twumva ukuntu wandiye ntabwo wandiye man nawe ntukabishya abantu kandi ntabwo mvuze ko nakuriye mvuze ko twasambanye Dumba turamutse twarabikoze ntabyo wavuga abantu bose mu bikorwa kugira ngo ujye ubivuga kuri kiri guseka abantu n'ikigo abantu basa abivuga urabizi akose nawe rero kureba ariko wowe ikibazo oyana barakuraze cyangwa hari ukuntu hori ibintu byanjye njewe sibyo hari ukuntu nkora ibintu byanjye njyewe nabikora njyewe nashobora kubivuga you never know ariko rata hari ukuntu ugeze kumbwira twari turi man kebisanye bwa bwo hejuru bwita ngo twagizeho gisoni ndavuga se ndumva yagiye isoni buryo man mbona wigize akana keza ntago bazishitana nandi kumwe na yewe wigiye akana ahubwo ni wowe abantu batazi Natasha oya wimamagara izina ntago ari rusange pe izina ryanjye ndahiro yanyise mwitende vuga ngo mwitende Madame Dumba Natasha don't worry nanjye ndagukunda cyane I miss you too ariko kari akagabo muri bo murasomana ndafuha kandi akuzira guteka ako kagabo wafashe muri filime uhitushiramo buri kanya umugasomagura ibyo bintu ntabwo mbikunda nawe menye ko utabikunda ariko ngiye kubireka negereza ngiye kuza iyo filime nyigemo uza usomana nanjye gahoda ndapfuye noneho kuko nigenje ubwo iminwa yanjye bizatwika niba ushaka gutwikira filime byose zarabuze bizatwika kurusha ariko iyo minwa yanjye ntugende uyihakira muto nese reka ndamubaze Dumba ubundi ko birwa baneza abantu iminwa yawe iri hanze birwa bayigendana mu ntoki nese ubwo ngiye nakoze iki nese tutabeshyanye agafukamunwa tugaheruka ryari kwera agafukamunwa gaheruka ryari baza umuntu muri kumwe cyangwa usobanura umuntu uri kwandika hano ugaheruka ryari iminwa yawe hara hanze ugwirinda ute n'isazi yazikana gusoma nawe niyo mpamvu wahisemo kugenda uyisomesha wa muniga buri gihe ako nawe wagihaye umunsi wagira ngo bakuntumye kuri kwimana ngiye ngira gutya nkajya kubona banyohereje akandi ka video Natasha rero warakaye na banyohereje uryamye imeze gutya ngo ndabona iki kigoryi ngo iki uravuze ngo iki ikigoryi cyo kigoryi akoreka ngo bisumana ngemba ndi mu kazi ariko tumba ngemba ndi seriye bya bintu biramfuhisha cyane Natasha ntuzabyongere uracyankunda kind of ubambwira akane barambwiye ngiye muri umutinganya ariko ngiye niyo makuru mfite hari umuntu waje arambwira ngo cyaduma ngo nuni watigita gute ngo ntabwo cyakurya humura kandi bimbwiye ni n'inshuti yawe kandi Natasha icyatubujije kubikora nuko nta condom yari ihari twanze kubikora condom yari ihari uzi ubwenge badaye ariko ahasigaye sinibaza ko unyibuka nk'umutinganya we ntabwo uri umutinganya
arakubeshyera pe ariko rero umva se nujya kuza ubutumwa kandi ningaruka this time ndi kugutuma banshije ikibazo cyawe nawe uravuga cyane okay ndi kugutuma nujya kuza uzazane kondomu zifite quality kabisa kondomu zano ziba zikomeye kubitekereza hose nashyizemo igitwe igitwe kiki igitwe cyanjye urabashije ariko urabashije nashyizemo igitwe unsaba kondomu nkuramo uvuze ngo nari ntakaye uvuze ngo washyizemo igitwe cy'icyo wangegeraho uko nivuyemo navuze ngo urabashije nta n'ikintu warakoze ndasabye wenyine erega waba gusinze ntabwo washobora kubyibuka niyo mpamvu narasinze wangegeraho waba guri isoko ukuri kwibara buri gihe waba gusinze ntabwo nashoboraga kubikora njye ntabwo ushobora kuryamana n'umukobwa usinze niko uvuze ntabwo ushobora kuryamana n'umukobwa usinze niba nabaga narasinze ukaba uvuze ngo kondomu ngo iki n'iki ngo ntabwo uzaze niyo mpamvu bitabaye wari kubikora asa n'umuntu wasinze bitekerezo ukuntu nsubira nyine nitwazaga kondomu iyo umuntu abeshya umuntu ahita agaragara kabisa nitwazaga kondomu nabwiraga ko nta kondomu dufite urumva tugahita tubireka ariko nabona gusinze none se reka ndangubaze uri buze kuza kundya bakanyima inkweto mandi iwawe ntabwo byari gukunda inkweto zawe zagumyeyo urakoze uzi ko naje nka buri nese karya wa mukobwa uzi inkweto zawe ukuntu zanyikiye buri mukobwa yazaga akabona inkweto zawe akavuga ati izi nkweto ni izanjye leta ngo shadumba urabe shadumba wowe ngo urya abana ukuntu uri kwiryogira mani uzi ukuntu uri kwirya se mubwira akara wa mukobwa wagiye yitwa nti wandi wamunajingaga kaka ni kananutse wakita ukita gute Fifi kaka ni kananutse Fifi oya uriya ntabwo twiye tuba inshuti hari akandi mama nadinze mbere Nadia wabaga iwawe ubwo ugiye kuvuga ngo warandiye ufite akana mu nzu wandiye ute kaba isobanure aho ngo ntaribi mfite akana n'isi umwana asa n'aba ari umwana mama na papa bari mu cyumba ntabwo ari mama na papa mama na papa ni njye nawe aho mbese mubwira wowe nese uhurirwa wanseza none ukuriye ibiceri ntamo bikeya mwana nabirenze ntabwo nigeze mvuga ko cyangwa yamaze abanyarwandakazi ibi bintu ngiye kubivugira kuri Karubanda kuri Natasha ntabwo ari umukobwa ukura ibyinyi wapi barambeshye imana ikibazo rero nyine nari nzi ko nyine manda uri buhamya nyine bari kumbeshyira numvaga uri bushyiraho n'akadomo ariko mutandishije ndavuganisha ntabwo wigeze usaba amafaranga ntabwo wigeze kandi iboro kabisa yo twarabikurikiranye sibyo ibiki wamuginga kabazi bari ikigo gihari iboro ariko Natasha reka nkomeje kwiyama abantu baduteranye oya nundi erega abantu bateranye ntabwo bashaka ko tuba tuvugana sibyo Fabrice arakumva ariko ari hari nyine ari hari kuri phone niyo turi kuvugana sinzi ibintu ari kumbwira to ntari mani ndabigeza gufite telefone ye mani mubwire Fabrice agenda yiriye